Hey guys, muraho murakomeye. Nitwa Nahayo Fabrice. Nkaba nshaka ko twasangira ibitekerezo bijyanye n'ibitekerezo mu bya tekinike, ibintu nzi nk'uko bingaburira namwe bikaba byabagaburira, ariko mukabanza mukiga. Muri uko kwiga, mbere na mbere nk'uko twize dutanga za minerivare, ariko mwebwe ni ibintu byoroshye cyane. Ikintu usabwa ni ugukora subscribe, share, comment, mukajya mu makomenti z'ibintu mushaka ko turebaho, ariko cyane cyane njyewe nkaba nifuza ko mushyikiranye na iyi channel yanjye ko twadukora aho mbonye ikiraka hose kuri tere ikintu ngiye gukora namwe mukakimenya, ku buryo nawe ugiye kuri tere bitakunanira. Nk'umutekinisiye, waba uri usanga uri umutekinisiye, yaba ushaka gutangira, twatangirana nawe ukabimenya. Twa Nahayo Fabrice, ndi umutekinisiye, nize electricité, ariko nkaba nzi n'ibintu byinshi cyane kubera bitewe n'uko ibintu bya pratique nibyo niba ndimo cyane. Hari n'ibindi nzi byinshi cyane, mécanique nayo njyamo, ibintu bya bitari electricité, mécanique njyamo, sibyo? Ariko ibindi byo ni electricité, ibintu bya rewinding, kubobina. Noneho enoza akarusho karimo ngiye kuyambigisha mu Kinyarwanda muri mwe twese twumva. Twe ntabwo twagize amahirwe yo kwiga mu ndimi twumva, twiga mu Cyongereza. Ibintu bimwe ntitunabimenye, ariko ntacyo ndahari ngiye kujya mbigisha mu Kinyarwanda kugira Abanyarwanda, Abarundi, abantu bumva Ikinyarwanda bose bazajya babyumva neza cyane, nta kibazo rwose. Kuri ibyo tugiye kujya tujyana kuri tere twige ibintu byose ngiye gukora, nzajya mbibereka ku buryo namwe mugiye kuri tere mwahura nabyo mukabikora. Waba uri umutekinisiye, waba utashaka kwiga ibintu bya tekinike, ariko ubireba ntabwo ari ibintu bya teori, pratique. Reka maze mbereke wenda atelier yanjye ukuntu bimeze, ibintu nkora. Hari n'ibindi bitari muhanze ko muzabona tuzagenda dukora. Reka maze mbereke. Yes guys, murabibona ko atelier imeze neza, nta kibazo. Ibyo bidongera kubona imbere ni amakopa waya dukoresha muri rewinding mu kubobina moteri n'amaposita sudi. Ubona ko atelier yuzuye imeze neza. Icyo musabwa no gukora subscribe tugatangira n'akazi. Ibyo nzi mukabimenya. Njye nishyuye amafaranga menshi mu minerivare. Mwe icyo musabwa no subscribe no kubireba gusa. Ni amafaranga menshi muzabasaba. Mumenye ubumenyi bwabatunga n'umuryango wanyu. Ubona ko ibintu birahari, ubumenyi burahari bwinshi cyane, byose muzamenya kubikora. Tuzafatanya. Umunzani ufite akamaro hano, muzabona umunzani akamaro kawo ni kenshi cyane. Iyi ni cage y'amabatiri, nazo mutuziga kuno ukuntu bayikora. Wanayikorera mu rugo ukicagingira amabatiri yawe. Ibi byose urukundo hano byose bifite akamaro. Amademareri nabyo muzabyiga. Alternateri, amacagi parumeri, kano kantu uri kubona hano niko zingero za rebobinage. Ferasudi ifite akamaro kenshi cyane muri ibintu byacu. Hano kuri ameza hari amapareye multimetre, urabona? Urabona ko bimeze neza cyane. Ibintu byose tubimenya. Nta kibazo cy'inzara muzagira. Turi mu isi ya tekinoloji kandi dukeneye abatekinisiye babizi.
moteri tuzabobina ibintu byose mukore subscribe nyinshi cyane mwese muze ama views zize nyinshi cyane ariko wenda nzagira simbabeshye icyambere n'amafaranga icya kabiri ubumenyi shaka n'amafaranga nayo nkaba ubumenyi mubirebe rero baba mu rurimi rw'ikinyarwanda mwese abarundi abanyarwanda n'abandi ntibereka aho ndasohotse aho dukorera kubera ko nta mashanyarazi tugira hano twebwe tweseya bya tirifaze tweseya kuri generator ya gisingisingi yitwa gisingisingi iyi nayo muzabinye ibyayo generator zituruka mu Bushinwa generator turazikora cyane na zose parite mekanike parite electrique amashanyarazi na mekanike byose naribi maposita sudi ubwoko bwose za Daideni moteri y'ubwoko bwose za Endui nzabyica kurya bobine ya Endui ikintu tubura mu Rwanda ni komitateri zirazifataho amasharubona ariko nazo muzazimenya ntabwo muzazibabwira icyo ari cyo urabona ko ahantu rwose ibintu tuzamenya ibintu byinshi n'amacagi gukora cagi za batiri nabyo nzabereka ni hanini uko atari civilize neza ariko ni hanini urabona ahangaha ho amasekuru y'isombe ukuntu bayakora nzabereka kuyabobina ibintu byose ubundi tuza tujyana kuri tere cyane mukore subscribe muri benshi kugira channel izamuke tugire courage zo kwigisha murabizi ko ntabwo nababeshya hano tuba dushaka cyane n'amafaranga nicyo cya mbere ubundi ariko icya kabiri ni ukuba ubumenyi bwiza icya mbere n'amafaranga zizababeshya icya kabiri ni ubumenyi tuba ubumenyi bwagutunga nk'uko natwe budutunze nta kibazo dufite murakoze mu kanya turahura tugiye gukora proje ya mbere arakira kanabonye tugiye gukorana ku buryo nawe uhuye nacyo nk'umutekinisiye cyangwa ushaka kubyiga wamenya ukuntu bikora ubu ngubu rero turacyakomeje Tizimana tubonye akaraka ahantu ikiraka iyi ni statoro ya nuza ya hiriti ni ya nuza itobora amanuza amabeto iyi ngiyi iratobora ikubita nk'amanyundo ikanikaraga nka foreze aka ni akaraka kabonye none ko iyi ngiyi yahiye izi nsinga yari umukara gutya hano ko nari umukara ngo nari amaplastike yahiye bitumenya ko yahiye ubu ngiye gukora kino kiraka tugikorane tukige mu gihe uzi gukora ino statoro ya nuza ya hiriti wakora statoro ya ponseze wakora statoro ya foreze wakora statoro ya kuwa mashini iriya itobora imyenge minini icamo matiyo ibi tugiye kubikora dushushanye turebe ibishushanyo bimeze bite tunayikore tuyirangize ejo nzajya kuyifungamo turebe ibintu twakoze bimeze bite birakora cyangwa ntibikora tunarebe n'iyo hiriti ukuntu imeze niba hiriti ya Bosch iyi ni Bosch ibi rero ndaje mu kanya tubikore neza cyane mukomeze mukore subscribe mukore share ku bantu kunze banyu naho mwifuza ko babona ibyiza bakorana n'amafaranga kaboneka nicyo tunureka buriya mu ubuzima ni butoya ariko tubumemo neza dufite amafaranga turye icyo dushaka tekinike rero byose zabidufasha mu nkurikirane mwebwe gusa ushobora no kujya gukora tekinike iki